nk'ubu ngubu hari abantu benshi bijya bibaho uzi iyo ukoze akazi wowe ukajya utaha ugafata umushahara wawe ugahita wirukanka ukajya mu rugo ejo ushobora kukabura cyangwa ejo bundi kubera iki naguhaga. Nabonyemo n'abagabo kandi nabonye abamama bari kwikorera, ngira ngo n'abari kudukurikira wenda baraza kugenda babibona. Bariya abamama mubona bafite imbaraga zihagije zo kwikorera aya matafari kugira ngo hano bazacanira hano abandi bacanire hirya bihurire none imiriro ihuriremo indani. Ngiwe naguze ibati ndi kuyaho. Ubu ufite inzu yawe? Mfite inzu yanjye, ariko hari n'uwambwiye ngo icyondo ngo ni wowe ukikatira. Babimbwiye ninjye ukikatira ukanabumba. Warangiza kubumba mu kanya nabonye wikoreye n'amatafari nabibonye. akazi kose ni akazi rero. Akazi kose kaguhesha amafaranga ugomba kugakora. Ndagusuje wowe kurikira UB Media TV, nitwa Didas nkuko bisanzwe. Ntabwo byari byoroshye ku izuba ryinshi, ariko murabona ko ndahantu hadasanzwe, ndahantu bari kubumbira amata. Ntago ari ukuyabumba, muze nuko yagira ute kubaka itanura. Ndahantu bari kubaka itanura batwikiramo amatafari. Mwebwe muyabona yubaka mukagira ngo ava ku igare cyangwa ku modoka. Oya, hari ahantu bihera, hari naho bikorerwa. Aho ngaho niho nasuye rero. Tugiye kuganira na bamwe mu bahakorera baduha ubuhamya ndetse banatubwira uko bikora. Ura musaza? Neza. Namahoro. Amahoro. Ariko ushatse wanakwifasha nta kibazo. Hari ikibazo se? Cyangwa birakuvuna? Ugite urambaza ngo iki? Ni ibiki umbajije ngo iki? Nari nkubwiye ngo ifashe mikoro nta kibazo. Umeze neza ariko? Turaho nta kibazo. Ubu se sinzi niba bari kukumfatira mu maso, uri kureba hasi cyane. Ariko ushatse wareba no kuri kamera nanjye tukazajya turebana nta kibazo ko tugenda tuvugana. Tugusanze ahangaha muri kubaka iki? Ubundi ibi bintu byanyu bikora bite? Hano barimo kubaka itanura. Ariko itanura hari iyindi mirimo ibibanziriza. Mbere na mbere habanzirizwa no kubumba, icyo bita kubumba amatafari. Kubumba amatafari. Yego. Nyuma yaho kukiraho kuyapanga, bayapangira mu mbuga kugira ngo babone n'ukuntu babona n'imibare yayo. Iyo birangiye ibyo bashyiraho abantu bayatunda. Atundwa n'abantu bakora, nta mwana uyatunda. Iyo bamaze kuyatunda rero barashishije ikibanza, ngira ngo nawe urakireba. Yego. Haza abubatsi, abantu bazi kubaka neza, bazi gufunga imiryango, bagafunga noneho batunze urumva bo baba bakoze akazi kabo ko gutunda wahoze ubareba. Yego. Iyo barangije rero kubaka, ngubu nibarangiza kubaka bazafunga neza noneho bahome. Bazahoma nk'inzu. Hari icyo nabonye hariya hakurya gihomye. Yego. Nibarangiza guhoma noneho bazacana. Kenshi na kenshi iyo babonye ibishyamba ryeze bararikoresha, ariko ubundi Gasenyi niyo ibikora nibyo byemewe. Ariko n'ishyamba ryeze bifatiye icyangombwa bararicana nta kibazo. Hanyuma nahoze mbona mwubatse amatafari, mo imbere hari ibindi bintu mba mwubakiyemo ku buryo iyo mucanye umuriro ukwira hose? Ntabyo. Ikintu kimwe uko ukireba kuriya niko kimeze hariya. Buriya harimo itandukanyirizo hagati hariya. Twebwe tubyita indani se cyangwa brokoli bitewe na terime abantu bakoresha. Kugira ngo hano bazacanira hano abandi bacanire hirya. Bihurire. None imiriro ihuriremo indani. Hanyuma nabonye harimo gukora ingeri zitandukanye. Hari abamama, sinzi niba ari abakobwa cyangwa abamama, ariko nabonyemo n'abagabo. Kandi nabonye abamama bari kwikorera, ngira ngo n'abari kudukurikira wenda baraza kugenda babibona. Bariya abamama mubona bafite imbaraga zihagije zo kwikorera aya matafari? Imbaraga barazifite.
uruhare runini ni nabo, ngira ngo urabona ko ari nabo benshi. Abapapa urabona ko ari bo bake ugereranyije ujanishije, barabikora rwose n'ejo bundi nta n'ingaruka bibatera. Ko nabonye bari kwikorera amatafari angana n'ay'abagabo. Bashobora no kubarusha n'imbaraga, icyo si igitangaza. Birashoboka. Hanyuma iyi mirimo wayitangiye ryari, ubu ngubu ikugejeje kuki? Iyi mirimo bisa nkaho nayivukiyemo muri makeya, kuko n'ubu namenye ubwenge bikorwa saha byabanjirije. Ibishanga byose hirya no hino mu magenda ajyayo. Ariko ibyo byanyigejeho byamfashije kwirwanaho mu buzima. Nk'ubu ngewe naguze ibati ndikuyaho. Ubu ufite inzu yawe? Mfite inzu yanjye. Wakuyemo hano? Wenda wenda iyo nakuyemo aho, izo ni example urugero, iyo nakuyemo wenda narayimuye nyishyira hano, ariko ndakubwira ngo natangiye kugura ibati. Nariguze amafaranga 300. Naguze amabati 3 ya 900, nyakuye muri aka kazi. Ibati rya 300? Ariko ni kera muze. Ni kera nyine nawe. Ni muze. Ubu ufite abana? Ubu mfite abana 7. Bose batunzwe n'aka kazi? Oya, ntabwo wavuga ngo niko kabatunze gusa. Kubera ko na mama wabo ntabwo ari kajorite, barakora. Yego. Tukajyana n'ibindi by'inyunganizi, ari ubuhinzi, hari n'indi mirimo n'ubworozi n'iki. Ariko nanone nk'ubu singiye kukubeshya, aha ngaha niho nteganya amafaranga, ibi ngibi biba 2 mu mwaka. Nk'ubu ngubu bitangira mu kwezi kwa 6. Ubundi igipimo cyiza kiba ari cyo mu kwa 9. Ubu ibihe biba byararenze kubera ibihe bibi. Ubwo mukongera mugahagarara, mukongera mugatangira mu kwa 2, icyo bita urugaryi. Ubu nko ku munsi utahana amafaranga angahe cyangwa muhembwa ku kwezi? Ku munsi? Ku munsi iyo uri umubumbyi wa makeya, ashaka gutahana nka 3. Uwa menshi ageza muri 4-5. Umwubatsi rero ashobora no gukora 15,000. Mwarakize muze. Ariko ntabwo wahora uyakorera mwarakize n'ibyo wakoze. Ubu surara agatama agacupa nyine? Agatama. Ibyo ngibyo byo biterwa n'ubushake, ushobora no kwirara kubera ko ubishaka. Atari uko wabuze amafaranga? Nayo ushobora kuyabura kuko ntabwo amafaranga ahora ku mufuka. Niba se nafashe 10,000 cyangwa 20 nkabikoresha ikintu, ubwo simbifite. Aba bantu bo batunda amatafari bayakura hahandi twahoze tubona bayazana hano, ubu bahembwa gute? Aba ngaba ubu baba bababariye. Hari umuntu ugenda akababarira mu gitondo, buri muntu akabaza umubare yatunze n'ibiciro biba bizwi. Ku buryo bose bahembwa kimwe. Ku buryo ushobora gutana menshi atana nkangahe? Hari igihe bagira amahirwe akaba yacyura n'ibihumbi 8. Ngweke? Hari n'uwacyura na 2 cyangwa. Abantu baragihuze turavana mutadusengereye. Mwarakize no kuri ko batarahembwa. Ubu ngubu barahembwa ariko akazi karangiye. Umusoza akazi nka ryari ubwo? Ubu ngubu akazi kari gusozwe bitewe n'aba batunzi. Ubu nibamara amatafari nibwo abubatsi nabo baraba bakaranga. Nuvuga ngo akazi gashingiye kuri abangaba batunda? Batayazanye aba nabo ntibakora. Ariko none badafite aba ntibakora kuko abangaba bafite n'amahirwe. Abangaba bashobora kugenda bashobora kwivanamo 3. Bakagenda bagatundira abandi bakaza bakubaka. Ariko abangaba bashobora kubura umuntu umwe muri abo bagataha bose. Nuko nguko bimeze. Bya bintu ni imibare. Hanyuma muze hari umuntu ushobora kukubona wabyukiye hano akavuga ati yewe bari abantu rwose nta kazi ntako bigirira, babuze ibyo bakora bajya hariya. Uwo muntu umufata ute? Uwo muntu se, uwo muntu bamwita nk'umuntu w'abandi bakora mu mifuka, kuko nubwo utakora aha ngaha ushobora gukora ibindi. Ubu ngubu abantu bari mu kazi hirya no hino barakora. Ushobora kuba udashoboye ibi ukagenda, ushobora no kuba udashoboye kuyabumba n'urugero. Noneho hariho n'abayapakira ariko kazi kabo ukaba utamubona aha ngaha ariko n'ubundi akora. Mperutse kuganira n'umusaza umwe arambwira ati umusaza urara akabari rwose akavamo akarara atakagezemo aba ari inganzwa. Ibyo bintu urabyemera muze? Ibyo ngibyo yo ni imyumvire mibi. Akabari se kuvuga ngo ntukarara ni mu buriri bwawe si wawe, ushobora kukarara kubera impamvu ngo ni urubuga rw'ibitekerezo. Yego ni urubuga rw'ibitekerezo rero ariko umuntu abyita. Ariko none ugiye kuvuga ngo kutakarara ukabigira ihame, ntabwo
ubwo wavuga hari wagira ngo ni akazi uba wazindutse ujya gushaka, haba harimo ibibazo. haba harimo ibibazo. Ariko tuvuge niba wenda wakoreye amafaranga wenda ibihumbi, reka duhere kuri makeya 3, nawe icyo gihumbi ukumva nawe niba narigana rya cupa wanarengwa kuko riba rikenewe wanamugana. Nk'ubu ngubu hari abantu benshi bijya bibaho, uzi iyo ukoze akazi wowe ukajya utaha ugafata umushahara wawe ugahita wirukanka ukajya mu rugo, ejo ushobora kukabura cyangwa ejo bundi. Kubera iki? Ntabwo waganiye n'aba bantu mugakorana, ashobora no kuvuga bati purindwi siriya buriya nimwe mumwihorera nta kimuvaho, buriya najende shyiriye umugore bakakwihorera bakaguhigika nta nicyo bakubwiye, ka kazu kakabura. Kandi iyo uganira nabo wenda mugasangira nako gatama, erega hari n'icyo wigiraho. Tuvuge niba utazi kubaka neza, ushaka gucunga nk'uriya musaza, utera musaza nabonye azi kubaka neza, sibyo? Kandi yananyigisha ibyo ntazi nkabimenya. Uragenda ukamwegera n'undi ukagura rya cupa mukarisangira, ugasiba nawe kwishinza cyangwa kwisha abawe, wa musaza kuvunguriraho ku bwenge bwe akanagukunda cyane, ejo mugakorana neza. Nuvuga ngo icupa rishobora guhuza abantu ndetse ukungukiramo n'ako kazi, uruhare runini. Usibye reka tureke n'ibyaha, yego uzarebe n'abandi, mama waza tukaganira n'abandi baturusha, ngwino tuganire gato, twumva yuko ari abanyabwenge cyangwa se abantu bakomeye cyane bakorera leta cyangwa bagira gute. Impamvu bahurira ku mahoteli ni iyi, nta mafirigo baba bafite mu rugo, aho ugasanga imodoka zabo ziparitse hariya. Si ikibazo gikomeye. Impamvu bajyayo ni izihe? baba bagiye gushaka, baba bagiye guhura, ni nko muri gacaca, ni nko kwinegura. Umuntu akagenda agashaka y'undi muntu avuga ati uriya muntu akunda kujya hariya. Ese muzereka nkwibareza akantu, nta muntu uri kutwumva, reka nkabaze gahoro. Buriya nk'iyo ukuye umunaniro hano ubasha kubahiriza za nshingano zigoye se zo mu rugo? Ntabwo biba binaniye. Ibyo ni ibintu bijyanye n'ubwonko. Iyo uvuye hano unaniwe ugataha ugasanga mu rugo ni amahoro, nta rusaku ruriyo, umudamu ameze neza, akaguha amazi ugakaraba, cyangwa se nawe yareba hafi ukagenda ugakaraba, uzana icyo kurya bakakubwira neza, bakakugusha neza. Nta mpamvu imbaraga zitaza zituruka mu bwonko. Hari umuntu ushobora kukubona hano akavuga ati baraba bavunitse n'ubundi mu rugo bibari nta kigenda. Ariko bimeze, ibyo ngibyo ari ibyo. Abantu bavunika ni benshi, nta n'urubyaro bagira, nta n'umugore washaka. Kameramani namfatire bari abantu, reba ukuntu baba bari kuri na muzike n'iki byose. Ni kwa kundi natwe tugira gutya tukisimbukira tukagira ngo tuganire n'abantu turebe ubuzima bariho, turebe ese hakenewe iki, ni iki gikenewe kugira ngo ubuzima bw'abantu bukomeze bugende neza. Mubonye ko turi kumwe n'umumama abumba amatafari, ni umuhanga mu kuyabumba, nanjye nahageze ngira ngo muri no kubibona aho ngaho kuri kamera. Anikatira icyondo, azi no kuyikorera, ni umuhanga. Byose murabona ko twagiye dufata amafuti, utuvideo duto tubereka ukuntu abyikorera, ni umuhanga rwose. Hari n'undi rero twarimo tuganira atubwira ati ibintu byarahenze kabisa. Ubwo rero ababishinzwe mu bikurikirane nyabona, ariko nanone ya gahunda ni imwe, niba hari icyo ubonye ushobora gufasha umuntu birashoboka rwose, twebwe turi umuhuza wanyu, ushobora kumufasha icyo wumva wamufasha. Uyu mama aratubwira ati mfite inzozi nyinshi, ngira ngo namwe muraza kuzikurikira. Bya bintu birakora. Ubwo arayakubise tu amafaranga yarinjiye. Ni foromo mbashije gushyiramo icyondo, kuramo amatafari abiri. Ariko iforomo ijyana n'iniko yayo mu kibaho. Iforomo ijyana n'iniko yayo. Iniko yayo n'ikibaho. Kugira ngo habashe kuvamo itafari. Aka kazi kamazemo igihe kingana iki? Amezi 6. Ukaba uzi kubumba amatafari kuri hasi? Ariko hari n'uwambwiye ngo icyondo ngo ni wowe ukikatira. Babimbwiye. Ninjye ukikatira. Ukanabumba. Warangiza kubumba mukanya nabonye wikoreye n'amatafari. Nabibonye.
akazi kose ni akazi rero. Akazi kose kaguhesha amafaranga ugomba kugakora. Ko bitaba byoroshye. Ubu se ntutaha wavunitse cyane ukabura n'uko urya wakoreye? Kubera ibintu byahenze nubwo umuntu ayakorera ariko abura n'icyo ahahamo. Ubu utana nkangahe? Ni make. Ariko Make ashoboka ariko akaboneka. Ariko njya kukubwira ngo nkora miliyoni nk'izo ukorera. Yesu uzayo nkorera. Nanjye ni make. Kare yaba ukorera make ntabwo uba usa nkanjye. Reba ukuntu nsa ngaho reba wowe ukuntu usa. Mwese ntidusa kimwe. Oya. Twese twaremwe n'Imana sha. Turi gutoba icyondo. Nanjye ndi gutoba mikoro. Ariko uza neza. Gasa neza se. Ahubwo none se mama. Ariko nawe reka tuvuge. Ni kazi. Akazi kose wagakora. None se mama. Aka kazi buriya karagutunze ku buryo uvuga uti ahangaha sinahava. Akazi karantunze. Mu buzima bwose bushoboka. Kubera imihahire y'iki gihe ntabwo wambwira ngo aka kazi ngo urakora ubashe kwiteza imbere uko ubishaka. None se koko ndabizi hari n'abantu benshi bakora hano bahoze bambwira bati ibintu byarahenze nta kigenda kabisa. Gahunga ibishyimbo byarahenze, ijerekani y'amazi nayo nuko yagura ubwo usubira ukumva ibintu bitarahenze muri iki gihe. Amazi ubageze kuri angahe? Ijerekani ni 30. Nka data. N'amazi yuriye. Ngubu se none se ubu mbwira ubu urifuza iki ukurikije akazi ukora urifuza iki? Aka kazi ngiye karantunze ngomba kugakora nshizeho umwete ejo hazaza Imana ikamundurira akazi. Hareba kandi kazi nakora. Iyo ugize nk'inzozi wumva ushaka kuzasaza ukora iki? Uyu munsi uri gukora uri kumba amatafari ugakata icyondo ukanayikorera birakuvuna ariko biragutunze. Inzozi zawe nuko uzakomeza ukibera mu matafari cyangwa hari ikindi kintu wifuza kuzakora? Hari ikindi kintu nifuza kugira Imana izamundurire. Nk'igiki? Ako nanjye nabishizemo ubushake. Nk'igiki mama? Ntabwo nzahora mu buhinzi, Imana nishaka kumpindurira akazi izakamindurira. Sinakubwira ngo ndote inzozi zinizi ejo nzazigeraho. Imana nibishaka izazinkorera. Oya byo nibyo. Bari ntabwo izazinkorera ndi kubona imihahire y'iki gihe reka da. Ubwo nabikora nshingiye kuki. Kamanze ngwane ku ibyo ndi kugwana nabyo umwana yige. Nibyo nari ngiye kukubaza ufite abana se? Bangahe? Umwe ungana ute? Ego ko mana yanjye urambe ufite umwana w'imyaka 5. Siko nabona guri inkumi. Umwana wiga mu kangahe? Yiga? Urambese. None tugana ku musozo hari abantu bavuga bati kari akazi sinagakora. Uba abantu bababwira iki? Oya akazi kabi kaguhesha keza. Kandi karanagutunze rega. Ne karantunze. Kandi sinagasebya kantu. Ufite umugabo? Aha, iyo umubwiye uti iyo ubyutse mu gitondo ukavuga uti ngiye ku kazi ntabwo ajya byanga cyangwa ntabwo yabanje kubyanga akakugora? Oya. Yaragwaye uburenganzira bati ikorere to. Ugomba gufatanya tugagakora nyine. We akora iki? Nawe arabumva. Nebyo muryango sibyo? None se hari umuntu w'iwanyu wigeze ubikora bino bintu? Nawe. Okay, niwo. Kavukire ni Kigali se? Oya. Wasanga tuvuka hamwe. Uvuka he? Ahantu hose umuntu ageze abavukiye aho ngaho. Wambwira ngo wavukiye ahajya aho ndaha aho ngaho harimo niho navukiye. Wavukiye hano Kigali umunyakigali Kicukiro sibyo? Nese mama ubu umuntu aramutse gushaka ashaka kuganira nawe nk'abantu badukurikira hano akavuga ati ndumva nshaka kuganira n'uriya mu mama ku cyemezo yafashe cyo kwiteza imbere yagukura hehe? Telefone ngera kubera ubukene.
nta telefone ugira kandi ukorera amafaranga mama ndakorera amafaranga si imihahire y'ikigenda ajya kugura telefoni naburaye none se sombwa n'umugabo wawe arakora buriya ntimuhita muhuza se bikaba nk'ibihumbi byinshi ukuntu mugahaha mukadepa mu nzu ubundi ugasigara uri gukorera ikibazo sinabasha kugisubiza kubera aho n'imibereho y'iki gihe no gukodesha amazu byose biba bireba umuntu ntacyo wenda waraduhaye n'iminota mike iri kusoza reka nsoze reka noneho gira icyo ubwira aba bantu nakubwiye bavuga bati kari akazi ngewe ntabwo nagakora karajabire ni akafeke igira icyo ubabwira maze dusoze ushaka yagakora udagashaka agakora ako akamubereye ariko akazi ni akazi murakoze